kunezerwa n'Imana kuko yongeye kuduha uyu munsi wa none, umunsi udasanzwe, umunsi turi muri aya masengesho dusenga Imana. Mu minsi 70 itorero ryacu rya ADEPR rifite nk'intego yo gushaka Imana, gushaka kwegera Imana, gushaka ubusabane n'Imana, ariko tunihana ibyaha. Ubwo rero ni ngombwa yuko n'ubundi dukomeza kwifatanya uyu munsi wa none, waba uri hano hafi, waba uri kure, ndagira ngo n'ubundi dusenga n'Imana. Twari turiho twumva indirimbo z'abaririmbyi, ariko munyemereye kuko igihe cyatujyanye bitewe na tekinike twari turiho, ariko ndabona bimeze neza, Imana irakomeza idufashe. Reka dusenga n'Imana rero, noneho tuze gukomeza twumva n'ijambo ry'Imana. Ariko mbere ya byose tubahaye ikaze mwebwe mugiye guterana natwe, ari abari mu Rwanda, ari ku migabane yose y'isi, namwe mwese mwiyumvemo ikaze, n'abari mu rwego rwa tekinike namwe tubahaye ikaze, kandi Yesu akomeza abahe umugisha. Na mwarimu rero turacyari kumwe, mwarimu Alex, ni nawe mwigisha n'ubundi dukomezanyije nawe uyu munsi wa none. Reka musabe abasuhuze, narangiza kubasuhuza turaza gusenga dukomeza twumva n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Reka rero tumusenge Imana, dukomeze twumva ijambo ry'Imana. Nyagasani Mwami Imana yacu, tunejejwe n'urukundo dukunda, tunejejwe n'uko twitayeho, tunejejwe n'uyu munsi waduhaye udasanzwe, tunejejwe n'uko waduteguriye umwanya nk'uyu nguyu Mana wo kukwegera, kandi abagushakana umwete bose barakubona. Natwe turizera yuko uyu munsi wa none hari icyo uri bukore. Buri munsi ujye ugenera ibyawo, buri munsi Mwami ugushaka arakubona, ntabwo ujya wihisha kugushaka, ahubwo ni twebwe tukujya kure bitewe n'ibyaha byacu, bitewe n'ibikorwa byacu, ariko nitukugarukira nawe uratwakira. Mu izina rya Yesu dusengeye buri wese ugiye gufata uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, dusengeye buri wese Mwami kugira ngo umuhe umutima wo kwakira ibyawe, kandi umutima we ube imbibe nziza yo kwakira imbuto ari ryo jambo ryawe. Urakoze rero Data wa twese, dusengeye umukozi wawe uhagaze hano hagati muri iri teraniro kugira ngo ayoborwe n'Imana, umwuka wawe wera ashorera ijambo kuri buri wese rimugereho kandi rigira icyo rikora. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugwaye ikaze mwarimu kugira ngo ukomeze n'ijambo ry'Imana. Urakoze. Yesu ashimwe cyane. Dushimye Imana ko twongeye kubona uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Amazina yanjye ni Nsabimana Alex, abandi umubwiriza butumwa bwiza ku mudugudu wa Nyarugenge muri paruwasi ya Nyarugenge. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho 12 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 12 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Nyuma yaho tuze gusoma mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2 ibice 2 umurongo wa 21. Reka dusome aho muri Samweli. Ndi hano ni munshinje imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Bese hari uwo nanyaze inka ye cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase cyangwa ninde natse impongano ikampa amaso ngo mbibarihe? Baramusubiza bati, ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati, Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo bahamya uyu munsi ko ntacyo mwambonyeho. Baravuga bati, niwe muhamya. Reka dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, uko twari tumaze kubivuga, urwandiko rwa 2, hanyuma ibice byaho ni 2 umurongo wa 21. Haravuga ngo
nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganyijwe imirimo myiza yose. Amen. Imana ishimwe cyane. Nk'uko tubizi twese, umwanya turimo wo gusenga Imana dufite n'intego ituyoboye kandi dufite ijambo ry'Imana nyamukuru rituyobora hariya muri Yeremiya 29 umurongo wa 13. Kandi iyo urebye iki cyumweru turimo dusatira gusoza, usanga amagambo tugomba kuvugaho ari atatu, kuko irya mbere muri uwo murongo cyangwa se muri iki cyumweru intego dufite haravuga gushaka Imana n'umutima wawe wose. Ejo nicyo twavuze cyangwa se nicyo twakoze, ntabwo dufite umwanya wo kongera kugaruka ku byo ejo twavuze. Hanyuma rero nanone ikindi gikurikiraho ni ukuvuga cyangwa se hejuru yo gukorera Imana n'umutima utunganye. Hanyuma noneho icya gatatu ni ukwihana no kugira umutima mushya. Muri ibyo bitatu rero icya mbere ejo twarakivuze cyo gushaka Imana n'umutima wawe wose. Uyu munsi tugiye kuvuga gukorera Imana n'umutima utunganye. Imana iduha umugisha kandi Imana idushoboze. Nagira ngo ntangire mvuga yuko abantu baboneka mu mirimo y'Imana bose ntibivuze ko Imana iba ibishimira cyangwa se baba bayitunganiye. Abakorera Imana baboneka mu mirimo yayo, bavuga ko bakorera Imana mu byiciro bitandukanye. Abantu ni benshi cyane bavuga ko bazi Imana, bavuga ko bayikorera mu mirimo itandukanye tutarondora. Icyo si cyo kimenyetso nyakuri kivuga yuko cyangwa se gihamya yuko bayikorera koko bayitunganiye. Kubera yuko gukorera Imana ni kimwe, gukora iby'Imana cyangwa se gukora umurimo wayo ni kimwe, ariko nanone no kuyikora, gukora uwo murimo cyangwa iyo mirimo utunganye nabyo ni ikindi. Kuba rero ukora Imana ikwishimiye, icyo nacyo ni ikindi. Uyu munsi rero nicyo tugiye kuvuga, gukorera Imana n'umutima utunganye. Amagambo twahereho dusoma ni mu gitabo cya Samweli. Nubwo tudafite umwanya urambuye, ariko dushobora kwibaza hejuru yo kuvuka kwa Samweli, yavutse ate cyangwa se ikibazo cyariho muri kiriya gihe ni ikihe, byari bimeze gute. Icyo twibuka nuko hari Eli ndetse hakaba n'abahungu be, ariko se kandi icyo gihe byari byifashe gute? Hari ibizira byinshi mu nzu y'Imana kubw'inzu ya Eli, kubera yuko ijambo ry'Imana hari uko ribitwereka, hari uko ribitugaragariza. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 2 umurongo wa 12, Bibiliya itwereka yuko ngo bene Eli bari bigoryi, ntabwo bari bazi Uwiteka. Umurongo gakomeza ivuga uburyo bajyaga bagenza ibitambo byabaga bije, cyangwa se n'uburyo bakiraga abantu babaga babasanze, kugeza ubwo imyitwarire yabo yabaye mibi cyane, ibabaza abantu, ariko kandi n'Imana nayo ubwayo birayibabaza, bitewe n'abo bantu bagaragaraga mu murimo w'Imana cyangwa se mu ihema ry'Imana, cyangwa se bakora imirimo twavuga ko ari iy'Uwiteka. Nk'uko twatangiye tuvuga ngo abakorera Imana bose, ababoneka mu mirimo itunganye, ntabwo bivuze ko baba bakora ibyo bintu kandi koko banatunganiye Imana. Aba nabo rero niko byari bimeze, kugeza ubwo bibabaje Imana, ariko kandi nanone bibabaza n'abantu babaga bahaje. Ikindi ni uko muri iki gihe Samweli yavukaga atangira no gukorera Imana, Bibiliya itwereka yuko ngo icyo gihe ijambo ry'Imana ryari ingume. Ijambo ry'Imana ryari ingume, kandi ngo nta nubwo hariho iyerekwa ryeruye cyangwa se risesuye rigaragara neza. Ni ukuvuga ngo cyari igihe kimeze nk'icy'umwijima, cyari igihe kimeze nk'aho bidasobanutse neza. Ariko Imana ishimwe ko yabanye na Samweli kandi akacyitwaramo neza, kandi akaba umumaro muri kiriya gihe. Samweli we rero nubwo asanze ingeso zimeze gutyo n'imyitwarire itameze neza, agasanga ari abantu baboneka mu by'Imana ariko kandi batayitunganiye, we ntabwo yiganye ingeso zabo. Oya, ntabwo yiganye ingeso zabo, ahubwo ducunguje uburyo umwete tukagera ku magambo twasomye. We yakuze ate kandi we yakoze ate? Biragaragara ko Samweli ntabwo yashyize inyungu ze imbere kuruta iz'Imana mu murimo wayo. Oya, ahubwo yitaye ku cyo yahamagariwe, ari cyo Imana yamushakagaho, bitandukanye nuko ab'inzu ya Eli babyitwayemo cyangwa se babigenje. Samweli we suko yagenje, ntabwo yagendeye mu murongo wabo yasanze. Imana nishimwe cyane. Amagambo twasomye hariya mu bice 12 umurongo wa 3 n'umurongo wa 5 ukageza ku murongo wa 5,
turahabona ubwo yari amaze gusaza, biragaragara mu minsi ye ya nyuma, hanyuma avugana n'abakuru b'Abisirayeli ndetse banamugayira ngo bamwe mu bana be nanone mu bice bibanza ugenda ubibona bavuga ngo umaze gusaza yego, ariko abana be ntabwo bagendana ingeso nziza nk'izawe. Hanyuma rero Samweli nibwo yavuze ati noneho nge ndi imbere yanyu kandi numaze kwimikishwa amavuta, noneho ngaho nimunshinje mumbwire uburyo nabanye namwe, nuko nakoze umurimo w'Imana, nuko nitwaye mu nshingano nari nshinzwe n'umurimo w'Imana nagombaga gusohoza. Imyaka yose mbanye namwe nitwaye gute, nakoreye Imana n'uwuhe mutima, nabanye namwe gute, uko mumvuga nukuhe, kandi uko mwambonye nuko nabanye namwe nukuhe. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Hari ibibazo rero yababajije, abatese hari umuntu naba naranyaze, hari umuntu natse indogobe ye, ese hari umuntu naba naratse impongano zikama amaso, ese nitwaye nte? Barangije baravuga ngo turaguhamiriza n'imitima yacu. Imana nishimwe cyane, haleluya. Kandi ijambo ry'Imana ritwereka yuko ngo Imana yabanye na Samweli, ngo nta jambo rye na rimwe ngo ryigeze rigwa hasi cyangwa ritakara hasi. Imana yaramushoboje ngo ku buryo uhereye i Dani ukageza i Berisheba ngo abantu bose bamenye ko Samweli yarundukiye mu hanuzi bw'Uwiteka. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Yakoreye Imana ayitunganiye, arangije akorera Imana akiranutse, Imana iramushima iramwemera, ariko kandi kugeza nubwo ahamirijwe n'abo yarayoboye. Kandi kuyobora ni ikintu gikomeye, kuyobora ni ikintu kitoroshye, ariko yagize umugisha ukomeye kugeza ubwo abo yarayoboye bamuhamirije, baravuga ngo turi imbere y'uwimikishijwe amavuta, turi imbere yawe, kandi turi imbere y'Imana Data wa twese umuremyi wa byose, utabasha kugira na kimwe ahishwa. Turahamije isi n'ijuru bibe umuhamya yuko nta cyaha tukubonyeho, nta kosa twigeze tukubonaho, hanyuma rwose wigendera amahoro. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, haleluya. Samweli ahamirizwa n'Imana, ariko kandi ahamirizwa n'abantu kugeza ubwo bavuze ngo ntacyo twigeze tukubonaho. Ariko nk'uko nabivuze, Samweli yashoboye ibyananiye bene Eli bo, usibye no kujya mu ruhame kugira ngo babe babaza ngo mutubona gute, oya nabo ubwo bari babizi, ndetse na se ubabyara yigeze yumva ngo ayo makuru, kandi biravuga ngo yabahanye gahoro, ntabwo yabahanye wenda ashyizeho umwete, kugeza ubwo nabo yamenye ibibera hariya ku ihema, amenya ibyo bakora bikojeje isoni. Imana itugire neza cyane. Ariko Samweli we aje ntabwo yageze ikirenge mu cyabo, ahubwo yakurikiye icyo Imana yamuhamagariye kuva akiri umwana mutoya, ntiyigana ingeso zabo, akorera Imana ayitunganya. Imana nishimwe cyane. Imana ishimwe. Nubwo hari abantu bashobora kuba bakorera Imana badafite imitima itunganye iboneye, ariko Imana ishimwe ko hari abandi babasha gukurikira ijwi ry'Imana ryabahamagaye, hari abandi babasha gukurikira icyo ijambo ry'Imana ribifuzaho mu murimo wayo, bagakorera Imana bakiranutse kandi batitaye ku igihe kimeze. Ntabwo uzitwaza ngo cyari igihe kibi cyane, cyari igihe cy'ubugoryi, cyari igihe kigoranye, cyari igihe kinaniranye. Oya, niba bene Eli barabaye ibigoryi, baranyuranyije n'ubushake bw'Imana, bagakorera Imana badafite umutima utunganye, Samweli yaza akabishobora kandi ari we muto kuri bo, bivuze ngo nta rwitwazo na rumwe. Umuntu wese rero ni ukuvuga ngo akwiriye kumenya icyo Imana imushakaho. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Reka dukomereze ku yandi magambo twasomye muri rwandiko rwa kabiri. Paulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo waho wa 21. Mu ijambo ry'Imana Paulo hari inama atanga ku bashaka gukorera Imana cyangwa se abari mu murimo wayo. Hari ibisabwa no mu buryo busanzwe bwa hano mu isi. Iyo akazi kashyizwe ku isoko, ngo hari ibyanya ku isoko mu kigo runaka, hari igihe bavuga ngo ibisabwa ni ibi, ibigenderwaho ni ibi, umuntu ugomba kujya kuri uno mwanya agomba kuba yujuje ibi ngibi, agomba kuba yarize ibi, cyangwa agomba kuba afite inararibonye muri ibi, agomba kuba ari ibi n'ibi n'ibi. Izo critère cyangwa izo conditions zigashyirwaho. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Hanyuma rero Paulo nawe hari icyo yavuze, Data wa twese nashimwe, haleluya, ku bantu bashaka gukorera Imana cyangwa se abantu bari mu murimo w'Imana. Ndashaka kugaragaza icyo Paulo yavuze hano, ibisabwa icyo Imana ikeneye. Hano mu ijambo ry'Imana turabona ko Imana ikeneye umutima kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ikeneye umutima kuruta CV, kuruta wenda umwirondoro wawe wabuhanitse, nubwo nawe atari mubi, nawe ni mwiza, uranakenewe yego, ariko itangiriro ry'Imana mu kwangaje abantu, itangiriro ry'Imana mu murimo wayo ikeneye imitima kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Natanga urugero nubwo tugikomeje uyu murongo, ariko nugera kuri Dawidi na bene se,
urasanga Imana yaritaye ku mutima cyane kuruta iby'abana b'abantu bashobora gushingiraho mu buryo busanzwe. Ubwo bari bagiye kwimikwa umwami hariya kwa Yesayi, turibuka neza ko harebwa igihagararo, harebwa indeshyo, harebwa inararibonye. Samweli nawe akibwira ko ari uko bigiye kugenda, hatora nk'umeze gutyo, ariko ijwi ry'Imana rikamusanga rikavuga ngo mwebwe abana b'abantu mufite uko mureba n'ibyo mushingiraho n'ibyo muhagararaho, ariko njyewe iyo ngiye kureba ndeba mu mutima. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Muzi ko Dawidi ari we watoranyijwe hashingiwe ku bisabwa biturutse mu mutima, kandi nk'uko twabivuze bene Eri ntabwo bashimwe, ariko Samweli we yarashimwe. Imana nishimwe cyane. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Pawulo yaravuze ngo umuntu ukorera Imana cyangwa se ushaka kuyikorera, hari ibintu akwiriye kuba akwije cyangwa se afite yujuje. Yaravuze ngo umuntu niyiyeza. Ubwo haje kuba umuntu yejejwe, haje kuba umuntu atunganye, haje kuba umuntu akiranutse, kuko ibyo agiyemo by'umurimo w'Imana nabyo ubwabyo birera, birakiranutse. Ijambo ry'Imana rirera, umurimo w'Imana nuwera. Ngo rero umuntu niyiyeza yarangiza akitandukanya n'ibidatunganye, ngo uwo nguwo azaba abaye, Imana nishimwe cyane, uwo nguwo azaba abaye umukozi, uwo nguwo azaba abaye igikoresho, uwo nguwo azaba abaye umuntu ukenewe ku isoko ry'umurimo, mu rwego rw'umurimo w'Imana, mu rwego rw'Imana yakoresha. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye. Turimo turavuga hejuru yo gukorera Imana, ariko dufite imitima itunganye. Pawulo reki akivugaho, aravuga ngo abantu bagomba gukorera Imana bakagombye kuba bejejwe, kandi bakaba batunganyijwe, bakaba bitandukanyije n'ibidatunganye. Data wa twese nashimwe cyane. Iki ngiki nicyo Samweli yashoboye, cyananiye bene Eri n'abandi, yenda tuza kuvuga cyangwa tutabonera umwanya, cyangwa se binaniranye no muri no minsi ya none. Twavuze ngo abantu baboneka mu murimo w'Imana n'abakorera Imana siko bose baba batunganye cyangwa se baba bemewe imbere y'Imana. Ariko Pawulo aravuga ngo ubu umuririmbyi, ubu umubwirizabutumwa, ubu umudiyakoni, ubu umwigisha runaka, ubu umuyobozi runaka, ubu umukristo, muntu uvuga izina ry'Uwiteka, uvana ibidatunganye muri wowe, kandi umuntu uvuga gukorera Imana, ukaba uri mu rugo rw'Imana, ukaba uri mu nshingano z'ibigendanye n'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ube warize amashuri benshi cyangwa bari makeya, ubu uri umuntu uhambaye ku isoko ry'umurimo hanze, ariko nitwinjira mu rugo rw'Imana, nubwo ibyo ngibyo nabyo atari bibi, ni byiza kubigira, ariko ngo nimero ya mbere ku bantu bagomba gukorera Imana, ku bantu bagomba kuboneka mu rugo rw'Imana no mu bikari by'Imana, ku bantu bagomba kuboneka mu murimo w'Imana, ngo bakwiriye kuba ari abantu bejejwe, abantu bitandukanyije n'ibibi. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Hanyuma rero ngo kugira ngo umuntu abe abaye wo gukorera Imana, gusengerwa ku budiyakoni ntabwo ari ryo shingiro cyane ryo kuba wemeye mu gukorera Imana, nubwo ari urufunguzo rwo kwinjizwa muri uwo murimo. Gusengerwa ku bwarimu nabyo birashoboka, nibyo yenda ni urufunguzo rwo rukwinjije muri uwo murimo. Ibyo ni mu buryo bw'aha mu isi. Hari uguhabwa inshingano, hari impapuro zibiguhesheje, hari uburyo bikozwemo n'ababifitiye ububasha. Ibyo ngibyo nibyo, ariko Imana hari ikindi irenzaho, ngo birashoboka ko umuntu yahabwa inshingano runaka, cyangwa yagira umuhamagaro runaka, cyangwa akaba umuririmbyi ukomeye, yego birashoboka rwose, cyangwa n'ukundi, ariko ibyo ngibyo ni ibyacu twebwe nk'abana b'abantu. Imana iravuga ngo hejuru yo kuba gutyo, hejuru yo kugaragara gutyo, abantu Imana yishimira kandi b'abakozi bayo by'ukuri, ngo bari bakwiriye kuba bejejwe hejuru y'inshingano umuntu afite, hejuru ya titire runaka umuntu yaba afite, hejuru y'izina umuntu yaba afite, hejuru y'imyaka umuntu yaba amaze. Imana icyo yifuza, Imana fondasiyo ishingiraho, urufatiro rw'Imana kubayikorera, ni ukuvuga ngo umuntu niyiyeze, hanyuma yitandukanye n'ibidatunganye, hanyuma yitandukanye n'ibidakwiriye, kugira ngo ababaye uwo gukorera Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Nahanjye wo kwisuzuma, nahawe wo kwisuzuma, ukavuga ngo ariko nubwo nkorera Imana mu cyiciro cyanjye runaka aho mbarizwa, ese ndayikorera ndinde? Ese ndejejwe nitandukanyije n'ibidatunganye? Imana yo mu ijuru idushoboza. Ikintu nshaka kuvuga ni uko gukorera Imana udakoranye nayo ni igihombo. Gukorera Imana udakoranye nayo ni igihombo. Kandi nanone nongera mvuge ngo gukorera Imana siko gukorana nayo. Ndibwira ariko mubyumva, gukorera Imana siko gukorana nayo. Nicyo twari tumaze kuvuga. Gukorera Imana siko kubushimwa nayo. Gukorera Imana ntabwo bisobanuye ko biguhesheje kuba uri kuri liste y'abakozi koko Imana yemera. Oya,
gukorera imana udakoranye nawe ni igihombo, kandi gukorera imana ntabwo ari byo bisobanuye yuko ukoranye nayo. Reka tubisobanure, turifashishije ijambo ry'Imana kuko ntacyo tuvuga tudashingiye ku ijambo ry'Imana. Nusoma Matayo ubutumwa bwiza ibice 7 umurongo wa 22 n'umurongo wa 23, hari ijambo ry'Imana tuhasanga iryo Yesu yavuze ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ngaho wumva ikintu bazashingiraho. Kandi Yesu ntahakana yuko ibintu ngo batazaba barabikoze. Oya, umva umurongo ukurikiraho, aravuga ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Iri ni ijambo ry'Imana. Aba ni abantu bakoreye Imana cyangwa bakorera Imana ariko badakorana nayo. Aba ni abantu bakorera Imana ariko batari kuri liste yabo Imana ikoresha, cyangwa se batari kuri liste y'abakozi Imana ifite. Ibyo birashoboka cyane. Ndabigereranya nk'uko umuntu yajya hano ku kazi, wenda niba ari inzu runaka iri kubakwa kuri chantier nini cyane, yenda ne etage ni inzu runaka, harimo abakozi batandukanye bari kuhakora, wenda tuvuga abafundi, tuvuga ababahereza. Abo bose akenshi tumenyereye ko abo bantu bagira ibipande by'akazi byanikwa imibyizi yabo, igihe cyagira cyo guhembwa bakabarura imibyizi bakoze, hano barangiza bagahabwa igihembo cyabo. Hanyuma rero birashoboka yuko hari umuntu ushobora kuza mu gitondo akinjira agakora, ariko ku gipande cyangwa kuri liste y'abakozi muri icyo kigo, muri iyo company batariho. Kandi nukora ntawe uzakubuza gukora rwose, wowe uzakora uzatanga umubyizi, kandi rwose ibyo uzakora bizagira icyo bifasha. Ariko ikibazo kizaba ku munsi wo kujya guhembwa, ubwo amazina y'abakoze azahamagarwa, wowe warangiza ukibura, kandi wajya kuvuga ukavuti kuki nge nahembwe, bakajya kureba kuri liste cyangwa bakakubaza ngo zana igipande cyawo twagiye tugusinyira, hanyuma wagishaka ukakibura. Abandi mwavunikanye kimwe, mwakoze mwe ariko barahembwe, ubwo we ntabwo uhembwe. Ikindi ni nko gukora ibintu bidafite aho byandikwa. Abangaba ijambo ry'Imana nicyo ritubwiye. Yesu yaravuze ngo abo bantu bazambaza kandi bambwira ibintu bagiye bakora, bavuga ko bahanuraga, bavuga ko bigishije, bavuga ko bakijije abarwayi, ahari bazuye n'abapfuye, tuvuge gutyo, bakoze ibintu byinshi bitandukanye, bamanutse imisozi, bazamutse indi. Ariko ngo abo bantu barakoze gusa ntibigeze bakorana n'Imana. Nta mitima itunganye bakoranye, nta mitima ikijijwe, nta kwera, nta buzima bw'umwuka bwari buhari. Oya, bagiye nk'abagenda mu kigare gusa, bameze nk'ikivunge cy'abanyamahanga, bahagurukanye n'Abisirayeli baragenda, bameze nka Loti wakurikiye Aburahamu atigeze yumva ijwi. Bageze mu nzira intonganya z'ibintonganya, kandi bakurikiza iby'amaso y'umubiri yamwerekaga, ariko Aburahamu wari warumvise ijwi ry'Imana, yari afite uko yagendaga. Imana nishimwe cyane. Bene data muri Kristo Yesu, abaneze amatwi tuganira ijambo ry'Imana, mbega ku rutonde rw'abakorera Imana umeze gute? Ese kuri uriya munsi wowe nawe uzabone ko urubwiwe ngo warakiranutse, injira mu mugabane wateguriye kuva kera, cyangwa nawe uzabwirwa ngo ntabwo nigeze nkumenya, nubwo wakoze bwose, yego warabwirije, yego warigishije, yego waritanze, yego wakoze ibi n'ibi, amaboko yawe yarabikoze ntitubihakana, amaguru yawe yaragenze, ururimi rwawe rwaravuze, yewe ubutunzi bwawe wabukozeho nta kutagize. Ibyo byose ni ibigaragarira amaso y'abantu, kandi ibyo byose ni ibyemeza abantu. Ariko ndashaka kukubwira ngo we nk'umukozi w'Imana, igikwiriye kwemeza data wa twese, igikwiriye kwemeza uwaguhamagaye cyangwa uwukorera, ni umutima wawe niho ashingira. Avuga ngo banza umuha umutima wawe, banza wiyeze, ubwo wigisha abandi banza wiyigishe, ubwo uhanura abandi banza wihanure, ubwo ugira abandi inama banza wiyigire bwawe, kandi ubwo ubuza abandi ibi n'ibi nawe ubwawe banza ubyibuze. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ubwo ubwira abandi kwezwa banza wezwe. Imana yo mu ijuru nidutabare cyane. Abo nibo Imana ishaka yuko bayikorera kandi bayivugira. Data wa twese nashimwe. Turimo turavuga gukorera Imana n'umutima utunganye. Ikindi ngira ngo mvuge nuko abantu ntibitaye ku maso y'uwo bakorera, ahubwo bitaye ku maso ya bagenzi babo. Abantu ntabwo bitaye ku maso y'uwo bakorera, uwo bitirirwa, ahubwo bitaye ku maso ya bagenzi babo.
rimwe na rimwe abantu bakanavuga ngo ariko ibi ndimo ndabikuramo iki, ubundi barampa iki, cyangwa se abantu ndabakuraho iki. Bibiri natwereka yuko bari abantu bajya bagira ibyo bakora, ibyo bavuga, ariko ngo bakabikora, bakabivuga, bakabibamo, ngo ari nko gushaka kugira ngo abantu babemere cyangwa bababone. Nusoma mu butumwa bwiza bwa Mateyo 6:5 ubona Yesu yararimo agira abantu inama, aravuga ngo ntimukamere nk'indyarya, kubera yuko hari ibintu zikora kugira ngo abantu babarebe, kugira ngo abantu babemere. Wenda niba ari ugusenga, hari n'abavuze bati bakagenda mu masinagogi bagahagarara aho ngaho bakarambura amaboko bakagaragaza ibyo bakora, ariko Bibiliya iratubwira ngo ariko abakora batyo, abakora kugira ngo bemerwe n'abantu, abakora kugira ngo abantu babakomera amashyi, abakora kugira ngo bikurure abantu inyuma yabo, abakora kugira ngo bigwizeho abantu, abavuga bagira gute kugira ngo bagire abantu benshi baboneka inyuma, ngo abo ngabo ingorano zabo bamaze kuzihabwa. Kandi mw'itorero nagira nkubwire ngo tukiri mu isi Uwiteka ashobora kuduha ingorano n'imigisha uko abishatse, ariko ingorano nyamukuru tuziteze kuri wa munsi ubwo abakiranuka bazaba bazutse. Imana nishimwe cyane, turakorera Imana atari uko turimo tuvuga ngo uyu munsi wa none tugiye guhita tubona ingororano, nubwo mwese izaduha uko ishaka, ariko ingorano nyamukuru umunsi tuzaba tugeze iwacu. Hanyuma rero najya nkubwire ngo hari abantu bakora ku bw'amaso y'abana b'abantu kugira ngo runaka mumenye, kugira ngo runaka mwemere, mugenzi we cyangwa umuyobozi we ku rwego runaka ushobora gukora ukemeza abantu, ushobora gukora ukanyemeza, ariko ikintu cyari gikomeye nk'abakozi b'Imana twari dukwiriye gukora, ariko tuvuga ngo umutima w'Imana nubanza utwemere, umutima w'Imana nubanza utwakire, umutima w'Imana nubanza udusinyire, uvuga ngo ndabemera ku rutonde rw'abankorera. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Nuko umuntu niyeza kitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye umukozi muzima wo gukorera Imana. Ikintu nagira ngo mvuge nuko twari dukwiriye guharanira kuzabona ingorano z'ibyo dukora. Kora ariko uharanira kuzabona ingorano z'ibyo ukora. Nanjye nkore mparanira kuzabona ingororano z'ibyo nkora. Nusoma mu Bafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice byaho 3 umurongo wa 14, hari cyo Pawulo yivuzeho, hari cyo Pawulo yagaragaje, yaravuze ngo ndamaranira. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, haleluya. Ndarwana intambara, ndabira ibyuya, amanywa nijoro ndakora, ndamarana, ndashyiraho umwete mwinshi cyane, ariko umwete nshyiraho si ukugira ngo nemerwe n'abantu, si ukugira ngo amaso y'abana b'abantu mbone, si ukugira ngo nkomerwe amashyi n'abana b'abantu, si ukugira ngo nemeze imitima y'abantu. Oya, hari icyo mparanira. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, kuko iby'abana b'abantu birama igihe gitoya. Imana idufashe, amashyi y'abantu arama igihe gitoya, cyubero cy'umwana w'umuntu gishobora kurama igihe gitoya. Data bo twese tugire neza, ariko aravuga ngo hejuru y'ibyo, haleluya haleluya, hari ibizahora witeka ryose. Ibyo nibyo mparanira, ari by'ibihe ndamaranira kugira aho dutanguranwa ngo mpabwe ingorano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Hari n'andi magambo yarabanje kuvuga ngo suko maze guhabwa cyangwa ngo maze gutunganywa rwose, aravuga ngo arakurikira, aramarana ngo kimwe cyo yibagirwa ibiri inyuma agasingira ibiri imbere. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Data bo twese nahabwa icyubahiro. Ni icyo ngicyo cyakagombye kuba kituraje ishinga. Hari ingorano z'Imana ziri mu guhamagara kwa Yesu wavuye mu ijuru. Data bo twese nashimwe cyane. Nibutse yuko muri Daniel hari ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'umuzuko ngo hari abazazukira gukorwa n'isoni, abandi bazukire guhabwa icyubahiro n'ubugingo by'iteka ryose. Imana nishimwe cyane. Aravuga ngo abahindure benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Abanyabwenge bakorera Imana. Data bo twese nashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe ukwiriye kubuharanira kuzabona ingorano z'ibyiza biri mu ijuru. Imana nishimwe cyane. Dukomeze twihute kugira ngo tuze kugera ku musozo dusenga, ariko turimo turibukiranya gukorera Imana n'imitima itunganye. Bene data, Imana mu ijuru nishimwe cyane. Byatumarira iki gukorera Imana, kuvugira Imana, kuba mu byayo, ariko kandi imitima yacu yuzuye gukiranirwa? Turi abakozi bakorera inyuma ya liste, turi abakozi bakora gusa imibyizi ntaho irimo yandikwa, ariko ijambo ry'Imana ryatugiriye inama kugira ngo tube turi abakozi bakora ibintu bifite aho byandikwa, kandi tuzabibonera ingororano nuko twiyeza tukitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose kidatunganye. Imana nishimwe cyane. Nkuko Samweli yatubereye urugero rwiza, ndetse n'abandi batandukanye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Njya nkubwira ngo
akazi kose kagira ibikoresho bituma nyirako agasoza neza. Akazi kose, umurimo wose, umuntu wese agira ibikoresho bituma asoza inshingano ze cyangwa akazi ke neza. Natwe rero mu murimo w'Imana, dore kimwe mu byo dusabwa, Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, haleluya. Mwisi mu kazi ukora, ufite ibigufasha, ufite ibikoresho, ufite ibigufasha gushyitsa inshingano zawe. Natwe muri uyu murimo w'Imana rero dufite ibikoresho bidufasha kugira ngo dushyitse neza inshingano zacu, kandi tube abakozi nyabakozi bashimwa na Data wa twese. N'ubundi turareba ijambo ry'Imana Paulo yavuze mu byakozwe n'intumwa ibice 24 umurongo waho wa 16. Ndatavuga cya kintu Imana ishingiraho kugira ngo twemerwe nk'abakozi batunganye imbere yayo. Yaravuze ngo nicyo gituma mirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Nicyo gituma mu byahirimbanira ngo no kugira umutima utamurega ikibi ubwe, ariko ngo imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana Data wa twese. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Ngiki cyo Paulo arimo avuga mu bikoresho bishobora kumufasha kuzasoza neza uru rugendo. Aravuga ngo isoko yabyo akagombye kuba iri mu mutima, kandi mu mutima harimo byose. Arangije aravuga ngo nicyo gituma mirimbana ni mu bintu bindazi ishinga, mu bintu nitaho cyane mu gukorera Imana, ni ukugira ngo mbe mfite umutima utandega ikibi, umutima utankomanga ngo nkurungire urutoki ngo nakiriye, ariko kandi aravuga ngo ntagire ikibi kimbonekaho, ari imbere y'abantu ariko ari n'imbere y'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, kandi icyo nacyo ni Imana ikeneye. Imana ikeneye imitima kuruta ibindi, Imana ikeneye imitima kuruta amagambo, Imana ikeneye imitima kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Iyo mitima nibe myiza, hanyuma tubone dushyiraho n'ibindi. Gukorera Imana udafite umutima utunganye, gukorera Imana ufite umutima wanduye, ni nko kubaka inzu ariko nta fondation nzima ufite, ni nko kubaka inzu ariko nta rufatiro ruzima ruriho. Bivuze ngo ejo bundi izagwa, nubwo umuntu yabona iyo nzu ishashagirana iteye amarangi imeze neza irimo amakaro, ngo turavuga ibyo tubona iwacu, ariko najya nkubwire ngo ejo bundi ushobora kugira gutya kavuga ngo yanzu n'ubwiza bwayo burya yaguye hasi. Impamvu ni iyihe? Nubwo yagaragaraga gutyo ariko nta rufatiro ruzima yari ifite, ntacyo yari ihagazeho. Najya ngo mbabwire ngo natwe kugira ngo imbere y'Imana indirimbo zacu zigira aho zijya, amagambo yacu agira aho ajya, ibyo dukora mu murimo w'Imana bitandukanye biba bifite aho byandikwa, nuko tuba dufite imitima itunganye, tugaharanira kugira imitima itaturega ikibi. Hanyuma nusoma mu Kubara ibice byaho 14 umurongo waho wa 24 ni ijambo rigendanye no kuri Kalebu, ariko ni nkuru z'Abisirayeli. Ibyo mu rugendo ntabwo tubijyamo kubera umwanya, ariko ijambo ry'Imana ravuga mu Kubara 14:24 turacyari hejuru wa mutima utunganiye Imana, uw'Imana ishaka kandi yishimira. Ijambo ry'Imana ravuga ngo tiretse umugaragu wanjye Kalebu kuko yari afite umutima, cyangwa se kuko yari afite undi mutima, agakurikira uko muyobora muri byose, ngo nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane ngo dore cyahejeje Kalebu kugira ngo yinjire i Kanani, kugira ngo yinjire muri gakondo. Nyamara bahagurutse bose siko bagezeyo, bahagurutse bose siko binjiye i Kanani, ariko ni iki Imana yashingiyeho kugira ngo Kalebu yinjire muri iriya gakondo. Yaravuze ngo keretse Kalebu umugaragu wanjye, umukozi wanjye wanishimira. Imana nishimwe cyane. Aravuga ngo yari afite undi mutima, umutima wo kunyoboka, umutima wo kunyumvira, umutima wo kwibuka imbaraga zanjye, umutima wo kwibuka gukora kwanjye. Nguwo kuko yakurikiraga uko muyobora, akumva ijwi ryanjye, akita ku nzira zanjye, uwo nguwo niwe nzajyana, hanyuma urubyaro rwe ruzagira gakondo icyo gihugu. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Mwene data muri Kristo Yesu, ndajya nkubwire ngo nawe ukwiriye kuba utunganye mu mutima. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane kugira ngo ibyo dukora byose bibe bifite urufatiro rutanyeganyega. Ndajya ngo twihute dusatire gusenga. Yashaka kubabwira ko uyu mutima utunganye kuva kera kose Imana yahoze ishaka ku bwoko bwayo buba bufite. Imana itugire neza cyane kuva kera kose. Imana ishaka ku bwoko bwayo buba bufite imitima itunganye. Nusoma Itangira ibice 17 uzahere ku murongo wa mbere, uzumva iki ijambo ry'Imana rurimo rivuga kuri sekuru z'Abizera Aburahamu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu amaze imyaka 90 avutse. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ninjye Imana ishobora byose,
ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Yari gikomeje kumusezeranya urubyaro. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, akomeje kwitegereza, ariko mu bintu yamubwiye yaravuze ngo yewe Aburahamu we, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Bene data muri Kristo Yesu, bakristo bene data, nitugendera imbere y'Imana kandi dutungane rwose, dusenge dutunganye, dusenge dutunganya ibyo tugomba gutunganya, tubwirize tugomba gutunganya ibyo tugomba gutunganya, turirimbe yemwe baririmbyi, yemwe badiyakoni, yemwe bakozi b'Imana, muntu wese ku mwanya we, muntu wese mu rwego rwe, cy'Imana idushakaho. Yego nituyikorere, yego nituboneke mu byayo, kandi tukiri mu isi tugomba kuyikorera umurimo, ariko nyamukuru ikidushaka iravuga ngo nimugendere imbere yanjye mutunganye, imitima yanyu nibonekemo ibyiza ntabonekemo ibibi. Imana nishimwe cyane. Luka ibice 12 umurongo wa 57 haravuga ngo namwe ubwanyu niki kibabuza guhitamo ibitunganye. Imana mu ijuru tugire neza, kandi namwe ubwanyu niki kibabuza guhitamo ibitunganye. Mureke abahitamo gukiranirwa baguhitemo, yego, ariko abazi Imana yacu nimureke duhitemo ibitunganye. Imana mu ijuru nishimwe cyane. Hanyuma ikindi nanone kandi ntidukwiriye kwishimira imirimo gusa kuruta icyo waduhamagaye adushakaho. Reka mbisubiremo, ntabwo dukwiriye kwishimira imirimo gusa, ahubwo dukwiriye kwishimira yuko twita ku cyo uwaduhamagaye ashaka kuri twebwe. Imana mu ijuru nishimwe cyane. Hari abantu bagira ibintu bishimira, hari abantu bagira ibyo birata n'ibyo bavuga, ati ngeze bunaka byagenze gutya, aha namabaye byagenze gutya, yego ibyo ntacyo bitwaye, ariko hari kigomba kubanziriza ibyo, hari ishimwe rigomba kubanziriza ibyo ngibyo. Usome muri Luka ibice 10 umurongo waho wa 20 haravuga ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimira yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Imana mu ijuru nishimwe cyane. Barimo batanga raporo, baravuga bati abadayimoni baratwumvira, abadayimoni barirukanwa mu izina ryawe, ariko Yesu aravuga ngo ni byiza. Ariko mbere y'ibyo barakwirata iyo mirimo, ahubwo nimwishimira yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Bene data muri Kristo Yesu, dukora umurimo w'Imana ariko twishimira ko amazina yacu yanditswe mu ijuru. Nosoma mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 15 umurongo wa 22 uzahasanga amagambo Sawuli yari arimo avuga yisobanura kuri Samweli, agiye kurimbura Abamaleki uko byagenze, ariko agiyeyo ntiyajyana umutima utunganye, ntiyashyira mu bikorwa iby'Imana imushakaho. Arangije agira ibyo akora binyuranyije n'ubushake bw'Imana. Atangiye kubazwa uko yabigenje, aravuga ngo ni abantu batoranyije mu matungo bazana inyamibwa nziza ngo kugira ngo babiture Uwiteka. Samweli arangije avuga ngo buretse ibyo kuvuga wisobanura impamvu wanyuranyije n'ubushake bw'Imana, ngo mbese ye utekereza ko Uwiteka yishimira ibitambo kuruta ko yakwishimira umwumviye? Bane data, imirimo ntabwo ari iri imbere, ntabwo ari iri ku isonga. Igishyizwe imbere ni ukugira ngo dukore iyo mirimo, yego, ariko nimero ya mbere dutunze imitima itunganiye Imana. Dusoze babwira ko ingorano z'abakoze neza zihari, ingorano z'abakoreye Imana neza bafite imitima itunganye zirahari. Matayo 25 umurongo wa 21 haravuga ngo shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Irijwe nawe uzaryumve nanjye nzaryumve, rivuga ngo mukiri mu isi mwarakiranutse muri bya bindi, nimwinjire mu mugabane mwiza shobuja babateguriye. Hanyuma dusoreze kuri iri jambo Paulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2 ibice 4 umurongo waho wa 6. Naravuze ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo narinzi byo kwizera. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ati bisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iry'umwami wacu umucamanza utabera azamakuru urya munsi. Ariko ntabwo ari njye nyine, nabakunze kuzaboneka kwe bose. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane kandi bidushobose bene data. Paulo bati nge maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro. Harawe rabwe Abafilipi twabonye ko ari marwana amarana kugira ngo afate icyo Kristo yamufatiye, yibagirwa ibiri inyuma agasingira ibiri imbere, kugeza ubwo avuze ngo narwanye intambara nziza. Mu ntambara nagiye nyuramo, mu kaga nagiye nyuramo, mu ntambara zitandukanye, muri bene data
ibinyoma, mu kaga k'abanyamahanga, mu nzunzi, mu nzara, mu bibazo bitandukanye, aho hose mu nkiko niregura kubw'umurimo w'Imana, kubw'ubutumwa bwiza. Ariko muzi ko nahirimbaniraga kugira umutima utandaga ikibi, ari imbere y'abana bantu n'imbere y'Imana. None urugendo rwanjye ndarushoje, umurimo wanjye ndawusoje hano mu isi. Ndabyumva neza ko ngeze ku iherezo, ariko nshubije amaso inyuma, ndashima Imana yanshoboje, nkayitunganira kandi nkayikorera umurimo. Narinzi ibyo kwizera, narinzi ubwiru bw'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Haleluya. Narwanye intambara nziza ndanesha, none ibisigaye hari ingororano, kandi niringiye ko kuri liste y'abakoze mu isi nanjye nzayibonekaho. Ntago nzabwirwa ko nakoze ntazwi. Imana mu ijuru nishimwe cyane. Nimurinde ibyo kwizera, nimurwane intambara nziza, nimutunge imitima itunganye, nk'uko Pawulo uyu nguyu yavuze ngo umuntu niyiyeza kwitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye igikoresho kandi kigira nyiracyo umumaro, gikoreshwa iby'icyubahiro. Imana nishimwe cyane. Samweli arwana intambara nziza kugeza ubwo ahamirijwe n'Abisirayeli, asoza neza. Ariko bene Eli biranga, Sawuli biranga, n'abandi ntibyagenda neza. Ariko bene data, nk'uko Aburahamu yabwiye ngo ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane, natwe reka tugende dutunganye kandi turwane intambara nziza kugeza ubwo tuzasoza urugendo twatangiye amahoro. Imana ibidushoboze, dutunge imitima itunganye, dukorere Imana, tuboneke mu murimo wayo, ariko twambaye imitima itunganye, ariko rufatiro rwo gukorera Imana. Imana ibidushoboze kandi duhana umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Umwanya twari dufite nukungana, ariko ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga Imana. Dufate umwanya wo gusenga Imana kandi unitekerezeho. Vuga uti koko ndakorera Imana kandi nditanga mu buryo butandukanye, maze imyaka itari mike. Undi nawe uhamagawe mu minsi yatambutse, ariko icyo si cyo kibazo, si amasaha n'ibihe twahamagariweho, ahubwo igikomeye kiruta ibindi ni imitima dufite mu nzu y'Imana n'umurimo wayo. Hanyuma uce bugufi, nusanga araho wari warakiraniwe cyangwa hari ukundi byari byaragenze, uvuge ngo Mana, umutima wanjye ukomeze utunganye, kandi niba wumva wari uhagaze neza, komeza uhagarare neza, n'ubundi ukomeze urwara intambara nziza yo kwizera kandi uharanira gufata icyo Kristo yagufatiye. Dutunge imitima itunganye, ikiranukiye Imana niryo shingiro ryo kugira ngo imirimo yacu izemerwe imbere y'Imana. Dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu ikiranuka kandi Imana itunganye, aya manywa turasenze, uyu mwanya tuje imbere y'amaso yawe. Waraduhamagaye mu izina rya Kristo, ariko hari gikomeye utwifuzaho. Urifuza yuko dutunga imitima itunganye kandi imitima ikiranuka kandi imitima yera mu izina rya Yesu, kugira ngo tube abakozi bemewe imbere y'amaso yawe. Mwisi hari ibishingirwaho kugira ngo umukozi ku rwego runaka yemerwe, ariko mu izina rya Kristo Yesu nawe hari ishingiro mwami ryo kugira ngo abakozi mu gitabo cyawe bemerwe. Niyo mpamvu dusenze tugusaba imitima igutunganiye mu izina rya Kristo Yesu, imitima yejejwe Mana. Ibyo tugukorera byose mwami wanjye, tube dutunganye, tube dukiranutse, tube twera kukurera. Umurimo wawe urera, inzu yawe irera, ijambo ryawe rirera, ijuru ryawe rirera. Niyo mpamvu dusenze dusaba kugira ngo umwuka w'Imana atuboneze, mwuka w'Imana dutunganye. Niba ari umuntu yakiraniwe, niba ari umuntu yatentebutse, mwana w'intama w'Imana, turasenze kugira ngo uduhe imitima itunganye, uduhe imitima ikiranutse mu izina rya Yesu Kristo. Imitima ituyemo, imitima utuyemo, umutima ugenderamo, imitima ikorana nawe, imitima wishimira. Niyo mpamvu mwana w'intama w'Imana, amaraso ya Kristo natweze, amaraso ya Kristo natuboneze, tuboneka ku rugero rushimwa nawe, twitandukanye n'ibidatunganye. Urakoze kuko wera, kandi dusabye imbaraga zidushoboza kurwana intambara nziza, intambara yo kwizera, intambara yo gukiranuka, intambara yo gutungana. Mu mubiri ntabwo twabyishoboza, ariko umwuka wera yarasutswe kugira ngo abidushoboze. Rero nuko urakoze mwana w'intama w'Imana, ubwo washoboje abatubanjirije, ba Daniel ukabana nabo, Yosefu ukabana nawe, ntumwa zawe ukazishoboza, n'abandi mwami, Paulo n'abandi, natwe dushoboze, dutunge imitima itunganye, kuko nibwo tuzabona ingorano z'ibyo dukora hano mu isi. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Tunejejwe n'ijambo twumvishe muri uyu mwanya yo gutunga umutima, gukorera Imana n'umutima utunganye. Nayo ntego dufite, turashaka gukorera Imana ariko dufite imitima itunganye. Abantu benshi barimo kumaranira gukora cyane, bagakora bagashimwa n'abantu ariko badashimwa n'Imana.
Imana nishimwe cyane kuko igukebuye, iragukebuye, ijambo ry'Imana rigushyize ku murongo. Icyo twifuza nuko twakorera Imana dufite umutima utunganye, Imana yishimiye, kugira ngo ingorano zacu zizaboneke, nuko twagira imitima itunganye tugakora n'ubundi dufite ingororano. Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo n'ubundi dusengane Imana. Ndumva muri ibi bihe byo gusenga ni igihe dukwiye gufata agahe ko gusenga, tugasengana Imana. Nawe ugafata umwanya wo gusenga Imana. Birashoboka yuko utanawubonye, ariko muri uyu mwanya nyemera dufate iminota yindi igeze nko kuri 2 cyangwa 3, twongere dusengane Imana, dusaba Imana kugira ngo iduhe umutima utunganye, tubone uko tuyikorera. Haleluya! Tubone uko dukorera Imana. Mwene data, gira uburyo ki wongera kugira ubusabane n'Imana. Iyi ntego twafashe, intego twahawe, intego dufite ni nziza, gushaka Imana n'umutima wawe wose, warangiza ukayikorera n'umutima utunganye. Imana nishimwe. Warangiza ikindi, kwihana kugira ngo ugire umutima mushya. Imana nishimwe. Abantu bakeneye kwihana kugira ngo bagire umutima mushya, barangiza bagakorera Imana n'umutima utunganye. Imana nishimwe cyane. Mwene data, birashoboka yuko wabanjije ibikorwa aho kubanza umutima utunganye, ariko Imana ni inyembabazi. Uyu mwanya yakubabarira kandi iracyari ku ntebe y'imbabazi. Nubwo umaze igihe kinini ukora, ariko uyu mwanya nuyiha umutima, ukamuha umutima utunganye, ibindi byose bizikora. Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo dusengane Imana aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda. Tugiye gusengana Imana, tugiye gusaba Imana iduha umutima utunganye kugira ngo tubashe kuyikorera. Ibikorwa byacu bigira aho byandikwa, ibikorwa byacu bigira umumaro, ibikorwa byacu tuzabisange no mu ijuru. Imana nishimwe cyane. Mwene data, tugiye kugusengera kugira ngo imirimo ukora yose igira aho yandikwa. Imana nishimwe cyane. Reka dusengane Imana. Nyagasani Mwami Imana yacu, dukomeje kuba imbere y'ubwiza bwawe, turi mu bihe by'aya masengesho, kandi koko nibyo birakwiriye yuko tugwiye kubanza kugusaba imbabazi, kubanza kugushaka n'umwete wose. Nyuma niturangiza, nyuma tuzabona ibikorwa twakora byose tubikore dufite umutima utunganye mu izina rya Yesu. Byamarira iki kuririmba ntafite umutima utunganye? Byamarira iki kubwiriza ntafite umutima utunganye? Byatumarira iki Mwami kugira indi mirimo twakora yose, ari ku nyubako n'ibindi byose? Ibyo byose byatumarira iki tudafite umutima utunganye? Ariko kubw'ijambo ryawe wongeye kutubwira yuko tukwiye kugukora dufite umutima utunganye mu izina rya Yesu. Kugira umutima utunganye bihesha umugisha, kugira umutima utunganye bihanyiraho kuramba. Kugira umutima utunganye Mwami Yesu biduteza intambwe muri ubu buzima, muri ubu bugingo. Mu izina rya Yesu turasenze, dusengeye umuntu wese ugushaka, dusengeye umuntu wese ushaka uyu mutima ugutunganiye. Mu izina rya Yesu umubabarire Mwami Yesu. Kabone yaba amaze imyaka muri iri torero, kabone yaba atari yanakumenya, ariko uyu mwanya ni umwanya agusabyeho imbabazi. Umubabarire Mana, umwiteho rwose. Haleluya! Umwuka wawe wera tuzi yuko atagira umupaka, ayagera ku muntu aho yaba ari hose, mu cyumba yaba arimo cyose, mu kazi yaba arimo kose. Mu izina rya Yesu uyu mwanya wamusura, uyu mwanya wamusanga, uyu mwanya wamugenderera, ugahindura umutima we. Haleluya! Ijambo ryaratubwira ngo naho umuntu yaba afite umutima umeze nk'ibuye, ujye uwuhindura ukoroha. Haleluya! Yesu nubishimirwe. Urakoze kukugize neza, urakoze kukudusuye, urakoze Mwami kugusuye abantu bawe, urakoze kukubahinduye, urakoze kukubashyize mu mutima mushya. Haleluya! Icyubahiro kibi cyawe Mwami. Gendera uyu mugabo, gendera uyu mugore, gendera uyu musore, gendera buri wese, icyiciro buri wese yaba arimo, umwanya buri wese yaba arimo, buri wese umugenderere, umusure, uganirize umutima we, umutima uganirize kugira ngo abashe kugukorera afite umutima utunganye. Urakoze kukugize neza, kandi urakoze kuko tugendereye, kandi urakoze kuko dufite ibyiringiro yuko ibyo tugusabye byose umaze kubyumva. Ibyo byose
byose tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze, dushoje iri teraniro, kandi ndagusaba rwose kugira ngo ukomeze kugira gushaka Imana n'umutima wawe wose, kandi ukorere Imana ufite umutima utunganye. Nibyo bizaguhesha amahoro mwene data, nibyo bizakugirira akamaro. Amatangazo rero dufite n'ubundi nuko dukomeje umurimo w'Imana, turimo kubaka hano dukora amasuku hano i Nyarugenge, kugira ngo umunsi bazadufunguriye tuzaterana, kandi twumva yuko bitazaba igihe kirekire, niko tubyifuza. Kandi turimo gusenga Imana, hari icyo Imana izakora. Inyubako turazikomeje, no gutanga icya 10 n'amaturo nabyo turabikomeje, amakonte ngariya. Ikindi nagusaba nuko dugikomeje aya masengesho muri kiriya cyumweru gitaha, n'ubundi tuzakomeza aya masengesho n'ubundi mu byiciro byose bitandukanye. Natwe abayobozi b'itorero dukeneye gusenga, nawe ukeneye gusenga, n'ubundi tuzakomeza gusenga. Intego nkuru dufite n'ubundi aho ngaho, tuzakomeza gushaka Imana, kandi gukunda Imana n'umutima wawe wose, no gukunda mugenzi wawe. Icyo cyose ni intego nanone tuzongera kugira muri kiriya cyumweru tuzagira, kandi kugira umutima mushya nk'uwari muri Kristo Yesu. Haleluya, umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ku cyumweru rero dukomeje amateraniro saa 3, n'ubundi ubwo turakuraritse saa 3 uzaze duterane uterane natwe, kandi Imana iguha umugisha. Tukwifurije umugisha w'Imana. Ndagira ngo dusoze n'ubundi tugusabira umugisha. Reka dusengane Imana tugusabira umugisha, n'ubundi turakomeza dusoza baduherekeza n'indirimbo rwose n'ubundi yo kudufasha muri ubu buzima. Nyagasani mwami Imana yacu, tugeze mu isozwa ry'iri teraniro, ariko ndagusaba kugira ngo ukomeze uhuba abantu bawe umugisha. Dore tugiye kumara iminsi, umunsi w'ejo n'indi munsi wo ku cyumweru. Ndagusaba kugira ngo uzabane natwe mwami, abazagira gukumbura guterana kwera n'ubundi basukemo ibyo bihe. Icyo ngwisabira mwami ni ugukomeza kuduha uyu mutima utunganye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Humugisha uyu muntu wakurikiranye amateraniro, humugisha umuntu wigomwe ibintu bye byose, kugira ngo ashobore kwakira ijambo ryawe, kandi n'uzarikurikirana we tumusabiye umugisha, kugira ngo mwami nagushaka azakubone. Urakoze rero data wa twese, mwami Imana yacu, ugirire neza buri wese, uha umugisha buri wese, kandi tubisenze twizeye yuko uzakomeza kubana natwe, ndetse no muri intego dufite, ndetse no muri iki gihe cy'aya masengesho uzakomeza kubana natwe. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu.